Chérie, chérie, mon bébé. Madame, mes amis, c'est ça. Urumaze ibisuriye se ko naje nakubona. Sinabakubwiye aho nagiye. Narakwandikiye. Aho nari ndi na internet yaboneka. Ukakora byumva ko atari amakosa yawe. Ku buryo uyikora gutyo ugasiga abana bonyine. Abana bahe. Basinatina. Hari abandi bantu ziba muri uru rugo. Ahubwo se wowe ukuvuga ko bari ari abana. Cyane. Twavuga ko ari abana ariko si abana b'ibitambambuga batasigwa ngo mubende kurasanye. Kwidepurasa. Ubu ushatse kumbwira iki? Oya, bivuze ko nemerewe kuva hano ngo ndi kureba abana. Yes, ariko urabyemera ariko ntabwo bivuze ko ugomba kugenda n'abana ntibamenya aho ugiye. Nashatswe nanjye se n'abana. Wagushatse kandi nagushatse ngukunze kugira ngo unafashe kwita ku bana. Oya, waracatse ariko ntabwo wanshatse kugira ngo umukozi w'abana bawe. Oya, kandi ikindi si n'abana bari abana barakuze. Twavuga ko ari abana ko turi ababyeyi babo ariko ntabwo ari abana umwana ukambakamba niwe wakirirwa wirukanka inyuma. Oya, buriya igihe umwana wese atari yaba mu rugo akiri umwana. None se mata utambeye byibura aho wagiye usize Tina muri uru rugo. Ariko nawe umukobwa wawe ntabwo umuyobewe. Tuvuge ko umwibagiwe aka kanya. Umukobwa wacu. Aha, yes, umukobwa wacu. Mu byo wanyandikiye se wambwiye ko nawe uri muri uru rugo. Oya, numvaga nta mpamvu yo kubikwandikira gukura munsi. Ese we wabwira umuntu ikintu azi? Numvaga bitari ngombwa pe. None se yarifashe gutyo gusa aragenda nka nyina ntiyakubwira aho agiye ndetse na musaza we ntiyahamubwira? Oya, yari bubimbwire se namenye igihe yagendeye. Ntabwo nabimenye. Madame, ikigaragara cyo hari ikintu uri kumpisha. Njyewe se? Yewe. N'igiki se? Ibibazo biri muri uru rugo. Meze bite madame? Madamu wawe se? Uyansobanurira. Ase ubundi wowe gute ushaka umuntu utagukundira abana? Urifata ukagenda ukajya ku Gisenyi ukamaraho icyumweru warasize abana utazi uko bimeze. Nawe rero ntuzirimo kuvuga. Bimeze bite? Ariko se iyo umuntu akubaza ikintu uyu ni muramukazi wawe. Kuba ari muramukazi wawe se bivuze ko agomba kuza kuntegeka mu rugo, ahubwo se yaje ryari ko ntazi igihe yagereye? Wabimenya gute se kandi uba wagiye? Of course, none se kuba umugore bivuze kuguma mu rugo? Icyo ni ikibazo gikomeye kumenya nimba abashyitsi baraje mu rugo ntumenye ko banahari ukaza. Ahubwo se kuki yaje atambwiye? Yaje abwiye wowe. Nkubwira se ahangaha ari kwa brother ni nakubwira mu ijoro. Gutse nayo kubwira nagukuye. Rero brother wawe ntabwo afite umukozi wo mu rugo, afite umugore. Umugore ariko abashinzwe kwita ku rugo no kwita ku bana. Sinibaza hari icyo asanga cyapfuye mabuja. None se ubutina aho yari yaragiye urahazi? Tina waramubyaye, ni njyewe mubyeyi. Rero ibyiwe ntabwo bakwiye kubyivangamo cyane. Jimasenge we nanjye ni umwana wa brother ngomba mufatire rero yikorera umujyane n'ubundi yarananiye. Umwana wanjye agiye kurerwa na nyirasenge yarakunaniye. Ndabona ntazi rwose. None waje muri urugo twumvikanye. Reba ukuntu agira agasuzuguro.
turi kuganira agiye muri telefone Nuko numva muri kunsakuza. Shiki wanjye narumiwe. Warumiwe iki Saraje utangiye kumirwa? Ko twari turi kuvugana neza utangiye kumirwa nukaje. Icyo si cyo kibazo. Twagira ngo barakuroze ibaze n'ukuri. Umwana amaze igihe undi mugore. Waruvuyemo tukareba ko atahita mubuza abagore bose ndumvamo waranzanye. Sister. Kadutuze tubyoroshye tugenda mu gake. Tubyoroshye se gute? Mu bikomeze. Ariko wibuka ko ndi umugabo muri ubu. Uwo mugabo ariko hari ibyo winjiramo bitakureba. Ubundi hari ibintu mu rugo rw'umugore n'umugabo. Hari ibiba bireba umugabo, hari n'ibiba bireba umugore. Bagafatanyiriza hamwe bakubaka urugo. Guteze bitamure, oya, guteze bitamureba umwana ari ceka ndi kumwe n'umugabo wanjye. Ceka gute? N'umugabo wanjye. Reka muvuge, oya nsobanura ni gute wifata ukajya. Oya ntabwo nta kintu ariko kuzagana abana bari. Nta kintu utavugana se. Okay, aho ushaka mushiki wawe rero. Naho bigeze ashaka mushiki. Uko byagasaba bakajya kubarera. Reka mubwiteho nibagirwe ko abana banjye ari imfubyi. Ako ninda kubwe ko abana bari imfubyi. None se niba utabasha kutambwira ngo ntabwo ubasha ndabyemera ni abacu. None se ari ibyo ujye wibuka ko abana bagera mu gihe bakananirana. Ujye ubyemera. Bashobora kunanira umugore rero nibananire. Okay. Nawe rero nk'umugabo we batananiye fasha rero. Wakoze ikizi. Tuvuga ngo icyo wambwiye. Mbese kaba yagiye gushaka amafaranga wowe usigara mu rugo uri gukora iki? Ubizi ute ko nagenda nari kubashaka. Ikibazo cyawe wowe uri kuza wireguza ngo urugo rwa musaza wanjye nimba ari urwa musaza wawe bivuze kuza ukivanga mu mibanire yanjye nawe. Ntabwo ibyo ikibazo cy'abana kirandeba kuko nabisengereza abanye mfite kubamenye. Nakubwiye ngo itagenda neza. Ubafata ubikorera dore igikoma ngikiragira. Nuko waje ntabizi. Abana bafata ukabikorera ukabajyana. Ariko sinzi ubusa umugabo wanjye amafaranga. Si uzabisaba amafaranga. Nitina na pasi. Sawa rero bo barabyemerewe ko ari usaba kuri se. Yes. Ese wambwira ko utikabana bagiye kukurira ko abo bana uri kuvuga bananiye. Umva kugira ngo ibintu tubyoroshye ukuntu tugiye kubigenza. Uri kuvuga gutyo uri kwigira nkaho uri victim. Reka duhamagara umwana atubwire uko bimeze. Tina we party ibintu tubisubiremo rati. Wumva ukuntu umugore wawe ari umunyamafuti. Tubwire rati kugira ngo uve aha ngaha ufate icyemezo cyo kugenda byagenze. Njyewe nagiye kubona mbona mama wundi se ntabwo ndi nyuma. Reka gucumura mu ijambo. Araza arambwira ngo ni umugabo wanjye mumusubize tugiye gukora ubukwe. Njyewe ndavuga ati se kuva ryari munshakira umugabo kandi njye nikumva nikomba numva igihe cyo gushaka umugabo kitaragera. Baramatiriza ngo noneho ngo muhobere. Ndabyanga arahaguruka ashaka unkubita ngo muhobere. Pasi aba ari udukiza arambwira ati namurushya ibintu muhobere. Muhobera ku ngufu. Izimana wabonye umugabo bamukuzaniye wanyusha. Ese umugabo nagafata umuntu ntabwo yemerewe gukunda uwo yabonye. Byari bya kera. Narababaye ku giti cyanjye sibyo ndasohoka kubera ko nyine hari undi muhungu w'inshuti yanjye mfite. Nyine niwe mushuti wenyine mfite. Babibwiye ndibyo. Se ni ngombwa ngo wowe mubwire inshuti zanjye. Yego. Reka tubwire. Niyo mpamvu nanjye ntagomba kukubwira ibyo ugomba gukorera mu mubyeyi. Oya nawe nagomba kwihitiramo umuntu babaye. Njyewe nagomba kumukunda ariko njye kubana nawe. Byari igihe cyo gushaka n'igihe no gukundana ntiwamenya igihe kuba nkundana nawe. Ndangije nyine kuri agahinda nari mfite arahamagara yumva mfite agahinda. Arambwira se kuri kure ndamubwira ati nyine ntabwo byagenze neza mu rugo. Arambwira ngo se waje kundeba. Rero undi sinashaka kuguma hano. Kwa kuntu bari bari kuntukorera ari kuvuga ngo arashwanya ngo uyinde ariko
wowe mpita nsohoka ngiye kumureba ndagenda ndamureba gusa uyu nguyu aramuzi uyu nguyu indarika wowe wajya ugira n'ikinyabupfura kamenya ko ndi nyoko uri mama wanjye se mama wanjye ushaka bareka gukomeza tubwire ubwo ndagenda njya kumureba tuba turi kumwe gusa ikintu cyadutangaje twagiye kubona tubona haje abicaye kandi baje bavuga ko batumwe n'uyu nguyu njyewe barambwira ati taha iwanyu tugomba kwica kano gahungu ukakareka ngo mama wawe ntabwo ushaka bavuze uko nguko ubwo ngubwo ahantu namaze iminsi ni ku mu anti wa mutima w'inshuti yanjye noneho uno mudamu arongera atwoherezaho abicanyi ubu ngubu baramushimuse turamubura ahubwo nasobanurira ahantu bamutwaye kuko njye bamutwaye turi kumwe ahubwo uri kubivuga nkaho mvukana bariya bicaye mvukana nabo guteka waretse umwana akavuga bikaza nyuma tubwirira rero bivuze ngo nabariya bamushimuse niwe wabohereje bwa kabiri ngiye ngombe umbone nuko ndabizi neza 100% niwe wamushimutishije kuko nawe undi muntu afitanye ikibazo umuntu ukora umukire kubera uriya muhungu w'amafaranga w'umukire ndabizi ko ariyo mpamvu muri kumushimuta bande se mama wowe n'uriya muhungu ushaka kumukingira kandi ubimenye ngewe ntabwo nzabana nawe aruna ibyo mwamukorera byose ngewe reka mubwire twara mu byumba nibatari kuraruma ndahamagara polisi kandi barakora ikirego bamenye amakuru neza icyo utayihamagaye igihe abo bicanyi nayo ngiye kuramagana ndamutanga ko yo gushakira umwana umuntu adakunda ariko se ibyo bintu byarabayeho byari bya kera ko bivuza induru rwose ntabwo ngiye mbikunda nshya urabizi ntabwo mbikunda ibintu byo kumvugiraho hejuru uzi kuri mu ntabwo mbikunda yego aho ubundi wowe waje uturuka yabituruka cyangwa wanjye yego mugumane rero aba ari nawe umugore wawe uriya ni mama ntabwo yambaye ko bayakunda ntabwo yaramureba akamubwira mutuje kandi mumenye ko atari kwemera ibyabaye ese reka ngo baze wajya gushaka baragushakiye niyo mpamvu navuze ngo uhamagare muzi iki kibazo tukigira none se ko atari kwemera ibyabaye ko ari we biri inyuma urajya tubigezeho namwe ko namwe mwamuri kumubwira wabona n'undi mugore oya ushyikira umugore wawe ntabwo muzi ko mbakunda aruna naramubuze okay ngaho nujya kwereka anti wawe turere niba aruna ari nawe uriyo naramubuze we ntabwo uzi ukuntu bari bamukubise ibyo ndabyumva ariko nk'umuryango reka nuriya yamaze kwinjira mu muryango wacu sisa ikibazo cye ntiyemera amakosa yiwe ndabyemera azakumara gahoro reba ukuntu pasi yasigaye yicwa n'inzara none se baragira ngo nkore iki koko muragira ngo nkore iki mwirukane oya nanone ntabwo ahita mwirukane ese we baracyakeneye umuntu ariko none tubakurikirana icyo kirego cy'umushuti wiwe ngewe ndashaka kandi ntuzongeye kujya ku kazi kuko ntisinye ko bankiriye umusore nashaka mbona utatituburanira ubundi wari uri kumugarura ushaka iki wamuretse akagenda akava muri runo rugo azatwica umuco uzasanga twarapfuye kandi utabizi abana banjye ndabakunda pe ariko n'umugore wanjye ndamukunda mu mafaranga umugore cyane kuba umukunda birumvikana ariko se reka mubwire wabonye yemera amakosa yiwe icyo cyo nanjye nakibonye ariko se n'abana mwe ndagushyigikiye nanjye ndabyumva biriya bintu byari ibya kera banzaho byari ibya kera umuntu yifata ngo ababyeyi bahuriye mu tubari ngo byageze gute ugasanga ngo umuntu ashingiye undi ibyo ntibibaho ugomba gukunda uwakunze yaba akennye yaba ameze gute oya kamwe nanone ibyo birashoboka nanone ariko biterwa n'uwagushyingiye nawe wari we gute reka abana banjye kuba barakundanye ese reka mubaze wajya gushaka umuntu wihitiyemo kamaze mwe mu muntu uri kuba banjye ni kare mutana mbese neza mwabanye nabo
muri sanga mu rugo rwanyu. Umukobwa yahise bwasuzuguye. Ase ko mbona shahu Ubona yasuzuguye. nangiye kukubagara nawe. Rega naramukunze ndashaka muri ese babizi ko umugore bashaka kunsingira ku ngufu uyu nguyu se uyu muntu akabandana uyu se seti ndamuzi cyane dukorana muri business. umuntu ungana gutya kuri kano kana ibyo ngibyo byo kwamukana muri bizinesi tuba tubiretse urabizi ko rero bashaka kunsingira ku oya mwana wanjye ariko mva mubwire ko mubwire ibintu bijya mu bindi dore amata bya amavuta ahubwo umuryango ugiye kwaguka. uyu musore nta kibazo cye rwose mwana wanjye umva nawe wari warapfana ntabwo ugera kubipanga. ese ariko se reka mubaze wowe ujya gushaka bagutiyemo amafaranga se niba turakunda gute reba kurangana urebe nawe ako si uwo muhungu wawe wajya ugirira impuhwe n'akana kawe uko ameze kose se basagara ako noneho kambayeho pe azakibaha nk'umwana umukobwa wacu. siko n'umuhungu wabyaye yararanze gukunda Genda mukunda rero. nese ubwo Kandi urukundo rusaza ruza gake gake. waraje gufatira famiye yose umva njye ntabwo uzamfatisha nta mafaranga agiye njye ntabwo uzamfatisha reka mbabwire burya umuntu niwe wabivuze ngo aha ifaranga ikubise haruro kandi kinaniye amafaranga. aho ngaho njye ntabwo noroshye gufata nanjye barumva gukomeza uzambabaje shaka jya ihangane mubwire icara mubwire oya ntabwo mbishyigikiye none nese ubwo ako njye hari ibintu mba numva neza uyu muhungu ubundi Muzese Muzee wanjye umwana wibagira wamwima umukobwa. wibagira imyaka afite Wanyima umukobwa wawe Muzee mu muryango wawe. ese nawe arabishyigikiye Arabishyigikiye cyane. n'amafaranga ngurisha umwana. ubu ntabwo uri kureba umwana wawe ukuntu Izina ry'Imana utamaze umukobwa wawe. aracyari David akamubwira akakuvana muri business nutama umukobwa wawe. uri gukanga de Uzajya hasi urimo umugabo utuza umwana ni uwanjye. ngombe mubone ndakunda kana Njye ntabwo gahungu kagakene ngo ntabwo kazamubara. ni umukene ariko azabaho nese kamu bazabishaka none se azamushakira muri ya ruguru ahora amafaranga gucike se ubundi wowe wajya mbega amafaranga agira ahera bazaba azamutuma yewe mwese gatani bari bazashaka bari ariko se hari ibintu numvise hari ikintu waba ubiziho by'uwo musore arunoka. umusore uri aho nyine wiyo gutoragura ibintu wamumenye ute n'uyu waje washimusi ibyo bintu se abifatanyije n'uriya mugore wawe iby'abashimusi njyewe muranshakira no mu mugarure abashimusi simbizi uko mwamutwaye ariko muzamugarura wamuretse agakunda uwo yakunze bangana ibintu barabibona ntabwo uriya amanyanga bano bantu bagira kuba umwana we ese nshaka kuba icyubahiro ubundi njye ntabwo nawe utaba n'icyubahiro agahitamo uwo ashaka amafaranga gute amafaranga yawe oya ntabwo ari agasuzuguro reka umwana aracyari muto abantu bashaka kumvugura turetse n'ibindi byose umuntu urakunda umuntu uvuga ngo njyana ndabyumva reka nanjye cyangwa najya mu njyana ngira vuga cyane niba nubwo tubimenye vuga cyane ikibazo urantunguye nawe amafaranga arakuyobora uzwi ntabwo utandukanye n'uriya mugore umukobwa wawe oya papa oya nese ko ushyigikiye uno muhungu ntabwo mukunda ndabyumva ubu agiye kongera agende kubera ikintu cy'amafaranga ryawe umushingira abantu adashoboye sigarana nabo banyamafaranga mukurikira umwinjiriro w'umubwira mwinjinge si bica agomba gukunda uwo yakunda mbega agasuzuguro mboneye hano iwawe. ihangane musore ihangane urabizi isoko arashugiye ibintu bigomba gukemuka ibyo byo birumvikana urabizi nutabikemura njye nzaguteza Muzee umva mubwiriza kandi bizinesi yawe izahita igomba mu kanya gato. ndabyumva ariko nanjye ntabwo ngomba guhita mutiraho gutyo urabona aracyari umwana reka nawe ndabyumva nawe umwana ugira ubutungane ndabyumva yose n'ubwenge yes umva n'ibisubizo afite ariko
ibintu ntabwo ari ukuvuga ngo mwitungo ufashe urazituye gutyo uratwara ujyanye ku isoko, ngomba kubimwumvisha tukagenda gakeya bitarenze icyumweru. ibyo ndabyumva njye. Yes, uba wamaye igisubizo. Yes, ntutakimwe ndahita mbibwira muzehe. erega ndabyumva kandi ni mu guteza ibyo muretse byo kwibwira muzehe umenye ko ndi imfura ye ngira nkunda kubi. Yes, icyo nanjye ni ucura icyo nashimye cyose. Reka nanjye byanshimisha kugushyingira umuryango wa Kabandana ndaruzi. Ese uzi iyo mbogo ngo bakunda ngo bitamu izamumarira iki se? Ihangane musore, reka ushaka gusubira hasi. Oya ntabwo nasubira hasi kandi narihaye. Oya ntabwo rero ntabwo nshaka kwambara ibicocero n'ambara inkindi. Oya ibyo umukobwa w'uwo ihangane wihangane. yewe ndakuretse ndagiye nyuma y'icyumweru uzaba wamaye igisubizo. cyangwa nabwire mvika. Oya ndabyumva rwose. Reka negere bigisha urabona na mushiki wanjye ahari nyirasenge, ngomba kubegera nawe akabimwumvishiriza birumvikana rwose. nizere ko uzaba wigira ikibazo rwose, wigira ikibazo. sawa wigira ikibazo. gira umunsi mwiza. ntabwo ihangane, ntabwo umurengeje ko ngiye nishimye. ihangane musiga mbitekerezaho. ngiye nishimye nyuma y'icyumweru nutama igisubizo nanjye ibyo nzakora ndabizi. iri ni ihurizo rikomeye kabisa. Tina mbonye ugomba gucisha makeya uri kumva. Yego birakomeye ndakumva, ariko uriya ni mukaso ugomba kureka tureba uburyo ibintu twabikemura mu mahoro. Reba ubushize yabatumye abicanye we na sheri wawe, uri kubyumva? Uzi ko ashobora no kugutuma abana bakagufata ku ngufu. Anti none nyine ndabyumva. Erega reka nkubwire, uzi ko nafata decision nkakujyana tukaba turi kumwe aho kugira ngo ugume ngaho. basi uzanyitwarire ngiye kujya nyine wowe banza utuze, uri kumva? banza utuze turebe twabikemura. ndakumva pe, ndakumva, ariko reka tubanze turebe umwanzuro papa ari bufate, sibyo? ndareba uko bimeze basi mujyane. wabibonye umwanzuro twafashe ni usibye nawe kari gushyira nyine nawe ari kuganzwa n'amafaranga, arimo arayoborwa n'amafaranga, ariko ngenda kumva no kuko Imana nakujyana tukibana. wowe reka tuze kubikemura neza, sibyo? nimbona nyine bigoranye ndahita nkwijyanira. basi unyitwarire ukuri nakujyana nawe ntabwo nishimiye ko ajya kubona uruta rungana kuriya ngo ni ukweranga amafaranga. aya ntabwo nabyemera. ari ukumurogarega amafaranga ayoboye isi sheri, kandi nawe ntabwo amafaranga yabangamira urukundo rwawe. njye nzakujyana twibanire, ubuzima bwose muzabaho ari ayo mafaranga twari kuvuga mwayashaka uri kumwe n'umukunzi wawe. ndahangayitse bamutwaye bamukubise. nyine reka tuganire na papa wawe, kumva? dushaka ukuntu tujya muri ese wagenda we wabyikemura wowe wenyine ko tugomba kujya muri rimbo tukabaririza ahantu hose. oya turabaririza twumve. hari igihe baba bamugambaniye bakanamufunga, urabizi akazakora ka buri munsi, uri kumva? wowe tuza ibintu biramera neza, ngiye bizarangira nkujyanye twibanire. pasi we niyo yasigara ni umuhungu, uri umuhungu n'umukobwa ntabwo ari kimwe. igwati kuva naje byose birakemuka. yamaye makarori wanyibarutse. ubu se amafaranga umwana nkora iki koko? nkunde amafaranga se shingira umwana wanjye wadashaka? iri ni ihurizo rikomeye kabisa.